Igitondo cyiza aho uri hose tugushimira ko warakoze subscribe n'amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino. Ni Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene watangaje amakuru aremereye cyane ku muhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu nguyu ni Jean-Luc Habyarimana abinyujije ku rubuga rwa X. Uno muhungu avuga ko leta y'u Rwanda imwitwaza kugira ngo ikomeze isibanganye ibimenyetso ku biyivugwaho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dr Bizimana Jean Damascene we agaragaza ko uno muhungu ntahataniye na se, ahubwo ubu ngubu ari kugerageza kweza ibyaha bya se, bishimangira ko nta bumuntu n'ubunyangamugayo nawe agira. Rero turaza kukugezaho ibyo Dr Bizimana Jean Damascene yavuze kuri uno muhungu Jean-Luc Habyarimana. Ni umuhungu umaze iminsi agaragariza ku mbuga nkoranyambaga ko nta cyaha umubyeyi we yakoze, ashaka kwerekana ko abashinje leta ye gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 baba babeshya. Ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu nyine mu mwaka w'2026, Minisitiri Bizimana yagaragaje ko uyu muhungu adashobora gusiba amateka nyakuri afitiwe ibimenyetso. Yabashije kugenda yinjira mu mateka yagiye aranga ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana, agenda yibutsa nyine Jean-Luc Habyarimana umuhungu we. Minisitiri Bizimana nyine yibukije Jean-Luc Habyarimana ko Habyarimana yinjiye mu gisirikare mu ntangiriro y'imyaka 1960 ku butegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Yasobanuye ko tariki ya 22 Ukuboza umwaka 1963 Habyarimana na bagenzi be biciye muri gereza ya Ruhengeri abahoze ari abayobozi n'abakozi ba leta 30 biganjemo abatutsi. Yatangaje ko uwo munsi aribwo Habyarimana n'abandi basirikare bishe abahutu barimo Rwagasana Michel wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka UNAR, byafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwami bwari bwaraciwe bikarwanya bikomeye n'andi mashyaka arimo Parme Hutu na MRND. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko ubwo Habyarimana yajyaga ku butegetsi mu mwaka w'1973 yatanze itegeko ryo gufunga abanyapolitike n'abakozi bo mu nzego zo hejuru barenga 70 mu bwoko bw'abahutu bakomoka hagati no mu majyepfo y'igihugu, bafungirwa bunyamaswa muri gereza ya Gisenyi na Ruhengeri. Bizimana yagize ati abenshi muri bo biciye muri gereza n'itsinda ry'abanyabyaha bari bayobowe n'umunyembaraga Major Izinde Theoneste wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'iperereza rwari rushamikiye ku biro bya perezida wa Repubulika. Izinde n'itsinda rye bakoreraga ku itegeko rya perezida Juvenal Habyarimana. Minisitiri Dr Bizimana yamenyesheje Jean-Luc ko Sembagare Theodomire na Cyarahani Pierre Désiré bayoboye gereza ya Ruhengeri na Ntibandeba Joachim wayoboye gereza ya Gisenyi bakoreye izi mfungwa politike iyicarubozo rigamije ririmo kubategeka kuyora amazirantoki ya bagenzi babo hanyuma bakabaha ibyo kurya badakarabye. Ati muri gereza ya Ruhengeri Sembagare yahatiraga imfungwa kuyora amazirantoki y'izindi mfungwa hanyuma akaziha ibyo kurya ariko akazangira gukaraba intoki. Kubera ko yabaga abibahaye baremeraga bakabirya. na Kayibanda ubwe yishwe n'inzara n'inyota mu rugo iwe apfa mu mwaka w'1976. Yagaragaje ko mu nyandiko ya Major Izinde yitwa Le Président Habyarimana face à ses actes criminels, uyu musirikare yagaragaje ko itegeko ryo kwica abantu ryatanzwe na Habyarimana ubwe. Muramwe Protais Zigiranyirazo wanayoboye ubwo bwicanyi Colonel Elisa Gatwa na Laurent Serubuga. Tariki ya 26 Ukuboza umwaka w'1945 Diana Fossey Nyiramacibiri wari warahariye ubuzima bwe kurengera ingagi zo mu birunga yarishwe. Minisitiri Bizimana ahamije ko umugambi wo kumwica wateguwe na Zigiranyirazo afatanyije n'agatsiko ka ba rushimusi b'ingagi bagurishaga ingagi imwe amadolari 20,000 mu mahanga baziza uyu munyamerikakazi ko yari yamenye aya mabanga yitegura kuyamena. Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko Padiri Silvio Sindambiwe wari umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Kinyamateka
yishwe na leta ya Habyarimana tariki ya 7 Ugushyingo umwaka w'1949 azira kwamagana akarengane n'ubugizi bwa nabi bwakorwaga na leta hirya no hino mu gihugu. Minisitiri Dr Bizimana yasobanuye ko abantu bishwe nabi na leta ya Habyarimana barimo Depite Ferikula Nyiramutarambirwa na Dr François Muganza bari abahutu bakomoka muri prefecture Gitarama na Gikongoro mu majyepfo no hagati mu gihugu. Abofisiye bakuru mu ngabo z'igihugu nabo ntibasigaye nk'uko Minisitiri Bizimana yabigaragaje, kuko Colonel Stanislas Mayuya yishwe tariki ya 19 Mata umwaka w'1988. Hicwa abandi bakomoka mu majyepfo hifashishijwe uburozi barimo Lieutenant Colonel Rwagasore, Major Muhirwe Bahizi, hafungwa Major François Kambanda wishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Minisitiri Bizimana atangaje ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yateguwe na leta ya Habyarimana, kandi ko raporo nyinshi zasohotse kuva tariki ya 7 Werurwe umwaka w'1993 kugeza ku itariki ya 27 Gashyantare umwaka w'1994 zabishimangiye mbere y'uko itangira. Yibukije umuhungu wa Habyarimana nyine Jean-Luc Habyarimana ko ari umuyobozi w'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye mu Rwanda MINUAR. General Romeo Dallaire yandikiye uyu muryango umenyesha ko abantu bari hafi ya Habyarimana bari kwitegura kurimbura Abatutsi. Yagize ati tariki ya 27 Gashyantare umwaka w'1994 General Romeo Dallaire yongeye gusaba akanama k'umutekano uburenganzira bwo kwambura abantu intwaro, agaragaza ko hari ubwoba bwinshi bw'uko hagiye kuba ubwicanyi bwagutse bwibasira ubwoko n'ubwibasira abanyapolitiki. Minisitiri Dr Bizimana yagaragarije umuhungu wa Habyarimana ko guhakana ibyaha se yakoze cyangwa se kumurwanirira bitashoboka mu gihe amateka agaragaza ukuri kose, ahubwo ko ibyo bishimangira ko nta bumuntu agira. Yamubwiye ko atari inyangamugayo kandi nawe atari uwo kwizerwa. Ati ni ngombwa ko nkwibutsa ko iyo ukomeza guhakana ibidahakanwa ukarengera ibitarengerwa ku byaha bikomeye bya leta y'inyabyaha ya so, uba urushaho kugaragaza ko udafitiwe icyizere, nta bunyangamugayo ufite mu bwenge bwawe, nta n'ubumuntu ufite. Yabwiye Jean-Luc Habyarimana ko ukuri kuzahora mu mateka y'isi, ari uko Habyarimana Juvenal azahora abarwaho ibyaha bikomeye byabaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, kuko leta ye ariyo yayiteguye. Reka rero tugushimire wowe ukurikira Discours 24 TV. Niba utarakora subscribe kanda subscribe. Twebwe icyo dukora ni uko nyine tukugezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Turahakubera burya ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Turagushimiye rero, waba uherereye mu Rwanda, waba uherereye i Burayi, waba uherereye muri Amerika, ku migabane itandukanye y'isi yose, waba uherereye muri Aziya ndetse n'ahandi hose, ukaba warahisemo Discours 24 TV ugakora subscribe. Turagushimiye. Niba utarayikora yikande. Tugire tutigira umunsi mwiza aho uherereye hose, cyangwa se gira ibihe byiza bitewe n'amasaha y'aho uri n'aho uherereye.